Yes, inshuti bakunzi ba cano ab'Imana bera, amahoro y'Imana bane namwe, ndabasuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe, Uwiteka bishimire 5 kuri 5. Ndabakunda rero, ndabazirikana 5 kwa 5, kandi mbasabiye ishya n'ihirwe, mbasabiye amahoro ava muri Kristo Yesu. Wasenze Imana uburiki, nuhumure, Imana iri mu kazi, Imana ije mu byawe, Imana ije kukuvuganira, Imana ije kukurengera. Humura, tuza umutima kandi ukomere. Yavuganye nawe niyo kwizerwa, kandi yakubwiye no kubikora izabikora. Haleluya. Nasomye ijambo riramwe ngo nimushakishe Uwiteka bigishoboka yuko abonwa, mu mwambaza akiri bugufiya. Umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka Imana imugirira imbabazi n'ibambe. Umuntu wese wasenze Imana ntacyo azakena, ntacyo azabura, ntazakorwa n'isoni, ntazakuka umutima, ntazandagara, ntabwo azashoborwa n'umwami wa Ashuri. Wowe nusenga neza, Imana iri mu kazi, izagutabara, izakugiraho kwifuzwa, izakugira umunyamumaro, izaguhesha agaciro kandi izaguha ijambo. Dukomeze rero dusenge kandi dusengere mu kuri no mu mwuka kugira ngo tuzabone ubugingo. Murakoze cyane.